Ubusanzwe muri Kiliziya Gatolika, umutagatifu aba ari intangarugero y'ubuzima bwa Kristo ndetse aba ari umuntu ufatwa nk'intwari y'ukwemera binyuze mu bikorwa bye bidasanzwe bya gitwari. Uyu munsi turibanda ku buzima, amateka bya Floribert Bwana Chouibini Kosti, umunyekongo ubura intambwe imwe ngabo mutagatifu kubera kwangaruzwa. Nitwa Ndorimana Alexis, muhawe ikaze. Iminsi ibiri nyuma y'uko ashimutiwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Nyakanga mu 2007, umurambo wuzuye amaraso kandi wakomerekejwe cyane wa Floribert Bwana Chouibini Kosti wasanzwe wajugunywe ku karubanda. Iyicwa ry'uyu mukozi wo kuri Gasutamo wari ufite imyaka 26 byasobanuwe ko yicwe mu buryo bw'inkeke yo mu buryo bwa mafia. Uyu mugatolike wakundaga gusenga cyane yari yaranze kugamburuzwa n'igitugu ngo yemere kurya ruswa yo kwemerera umuceri utujuje ubuziranenge kwinjira mu gihugu. Hari ibyakekwaga nubwo nta bantu batawe muri yombi ko abari bari inyuma y'uwo muhate wabangamiwe wo kwinjiza uwo muceri aribo bategetse ko yicwa. Ibikorwa bya Floribert ahantu ruswa yarabaye akamenyero byatewe n'ukwemera ko Kiliziya Gatolika yabonye ko urupfu rwe rwatewe no kutemera guhara cyangwa se kureka indangagaciro ze za Kristo, nuko mu mwaka ushize imugira uwahowe Imana. Ibyo bikaba bijyanye n'igikorwa cyo kumwigaho ngo imugire umutagatifu. Kuri Kiliziya Gatolika, umutagatifu aba ari intangiriro y'ubuzima bwa Kristo ndetse aba ari umuntu ufatwa nk'intwari y'ukwemera binyuze mu bikorwa bye bidasanzwe bya gitwari. Kugirwa umutagatifu cyangwa canonization ni urugendo rurerure rimwe na rimwe rushobora kumara imyaka za 10 cyangwa ibinyejana, rukabamo kugaragaza ibimenyetso birambuye ndetse no kujya impaka. Gutera intambwe kwa Floribert yerekeza kuri urwo rwego muri rusange byarihuse. Uyu wavukiye mu mujyi wa Goma mu mwaka w'1981 yari imfura mu muryango w'abana 12 barimo abo basangiye ababyeyi bombi nabo basangiye umubyeyi umwe. Nk'uko bikubiye mu nyandiko ku buzima bwe yanditswe n'umuryango w'abihaye Imana wo mu muryango we, ivuga ko yavukiye mu muryango ukize, aho se yari umukozi wa banki naho nyine yari umupolisi ukora ku mupaka. Uyu wahoranaga amatsiko yo gusobanukirwa isi n'uburyo ikora. Ikiganiro yari yitabiriye nk'umunyeshuri wa kaminuza wigaga mu ishami ry'amategeko cyatanzwe na padiri w'umutaliyani nicyo cyahinduye inzira y'ubuzima bwe. Padiri Francesco Cotedeci nibwo yari akimara kuvuga ijambo mu nama y'abanyeshuri bo mu karere yaberaga mu cyumba cy'inama cyo mu mujyi utwikiriwe n'ibiti wa Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Ubwo Floribert yamwegeraga mu 2001, abo banyeshuri bari bateranye ngo bungurane ibitekerezo ku kuntu ubuzima bumeze mu karere. Padiri yari yabagejejeho ijambo mu izina ry'umuryango wa Saint Egidio ugizwe n'abarayiki n'abihaye Imana wiyemeje gukora ibikorwa bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Padiri Tedeci yashishikarije abo banyeshuri kuyoboka iyogezabutumwa. Padiri yabwiye BBC ati iryo jambo ryakoze cyane kuri Floribert hamwe n'izindi nshuti ze bari bazanye bavuye. Yari umusore wuzuye umunezero, wifuzaga kuba ingirakamaro ku isi, wifuzaga guhindura ibyo yabonaga bimukikije bitagenda. Floribert yashengurwaga cyane n'ubuzima bw'abana bo mu muhanda. Floribert yarabonye ko abantu bari barimo kugerageza kwinjiza mu gihugu mu buryo bw'amagendo ibiribwa by'ibanze birimo umuceri wari uvuye mu Rwanda wabaga umaze igihe kirekire wararengeje igihe cyo kuribwa. Nyuma yo gusaba ibipimo by'uwo muceri wari urimo kuza mu gihugu, yategetse ko ibiribwa byose biteje ibyago ku buzima bikwiye kumenwa. Padiri Tedeci agira ati mu ntangiriro ibyo byatumye abakora amagendo bagerageza kumuha ruswa na nyuma bamushyira ku nkeke, kandi buri gihe Floribert yarabyangaga. Yanze ashingiye ku mahame ya Gikristo. Hari igihe yabajije umubikira wakoraga i Goma wari inshuti kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza akaguye umuceri wajyaga guteza ku baturage b'abasivile, ndetse ibyo nibyo byatumye atekereza ati rero njyewe nk'umukristo sinshobora kwemera ko abantu bajya mu byago byo gupfa kubera ibi biribwa by'uburozi ari ukubera ruswa. Kubw'uyu padiri ibi nibyo byagaragaje ubudahemuka bwe ku ivanjiri, ku ndangagaciro za Kristo z'urukundo kuri mugenzi wawe, utabera n'ibindi.